Amayobera ku cyateye inkongi zibasiye umujyi wa Los Angeles. Ibice bitandukanye by'umujyi wa Los Angeles uherereye muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika bikomeje kwibasirwa n'inkongi z'umuriro. Kuva tariki ya 7 kugeza k'uyu wa 14 Mutarama 2025 hamaze gupfa abantu barenga 27, abandi barenga ibihumbi 180 barahunze basiga ibyabo. Yewe si no kubisiga ahubwo byari byamaze gushya bitwitswe n'inkongi y'umuriro yibasiye uyu mujyi wa Los Angeles. Icyamenyekanye nuko izi nkongi zanyeganyejwe n'ibyatsi byumishijwe n'izuba ryinshi ndetse n'umuyaga wari ufite umuvuduko w'ibirometero 160 ku isaha wahawe izina rya Santa Ana. Ariko impamvu zidashidikanywaho zateye uyu nkongi y'umuriro ntabwo ziramenyekana. Yewe mw'uyu mujyi wa California bikomeje kuba ibibazo ku bawutuye ndetse n'abawutuririye bitewe n'uburyo amazu menshi arimo agenda ashya. Izi nkongi ziri mu byicaro bibiri birimo iyafashe imisozi ya Santa Monaco yangiza ibiri ku buso bwa hegitari 8 n'ibice 627. Urumva yuko iyi nkongi ya Santa Monaco iri kwangiza ku rwego rwo hejuru. N'indi yatangiriye mu misozi yegereye Paradise hombi ni mu majyepfo ya California. Iyi yohi ikaba iri kwangiza ku muvuduko wa 5 n'ibice 540. Byaketswe ko hari abantu bashobora kuba bateye izi nkongi ndetse hari abamaze gutabwa muri yombi barimo umukecuru w'imyaka 60 y'amavuko witwa Gloria Rana Mandicha. Ariko abashinzwe iperereza bagaragaza ko hakaba hakiri kare kwemeza impamvu nyazo zatumye iyi nkongi y'umuriro iza mw'uyu mujyi wa California. Bavuga yuko ntazo barabona rwose. John Rontan washinze ikigo cya Scientific Fire Analyzer gifite icyicaro muri leta ya Florida yagaragaje ko kugira ngo hamenyekane icyateje izi nkongi bisaba ko bakegera aho iyi nkongi yatangiriye, bityo ngicyo ariho bamenya aho uyu muriro wakomotse. Bityo ngicyo bataramenya aho uyu muriro watangiriye nta kintu na kimwe rwose batangaza. Yagize ati uyu wari umuriro muto, abantu bazibande ku hantu umuriro waturutse bamenye aho waturutse rwose maze bashakishe impamvu yawo. Ubusanzwe inkuba zikunze guteza inkongi z'umuriro muri Los Angeles, ariko abakora iperereza bagaragaza ko kuri iyi nshuro atari zo zateje inkongi y'umuriro mw'uyu mujyi wa Los Angeles. Ibice byo muri Pacifique Palisades nka Santa Monaco cyangwa se Pasadena muri Eton nta nkuba zahakubise. Ikindi gikunze guteza inkongi muri uyu mujyi ni umuriro uba wacanywe n'abaturage, gukoranaho kw'insinga z'amashanyarazi cyangwa se ibindi bigatuma rwose inkongi y'umuriro izamuka. Ariko ku inshuro bavuga yuko nta nkongi y'umuriro yari yateye, ahubwo icyateje iyi nkongi ntabwo baragisobanukirwa neza. Ikigo cya South California Edison gishinzwe serivisi z'umuriro w'amashanyarazi mu majyepfo ya California cyatangaje ko mu masaha 12 kugeza igihe inkongi zatangiraga nta makuru cyakiriye yuko hari nk'insinga zaba zikoranyeho, ahubwo bagiye bakumva rwose mu mujyi ibintu byakaze. Cyagize giti ubusesenguzi bw'ibanze bwakozwe na South California Edison ku miyoborere y'amashanyarazi inyuranye muri iki kigo, bavuze yuko rwose nta sinyari n'imwe begeze babona yuko hari inkongi y'umuriro yaba iteye cyangwa se insinga z'amashanyarazi zaba zikoranyeho, ahubwo bavuga yuko bagiye bakumva yuko umujyi wa California rwose wamaze kwatakwa n'inkongi y'umuriro.
Inyubako nyinshi muri Los Angeles zarahiye by'umwihariko izubakishije imbaho. Ibiro ntaramakuru Associated Press by'abanyamakuru nabyo byarahiye, byasobanuye ko mu gihe inkongi iri gucogera abaturage batangiye gusubira aho bari batuye ndetse bari kujya mu matongo yaho, aho inkongi y'umuriro iri kugenda igabanukira. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza.